Umva, ubundi bajya bavuga ko umunsi utangira neza iyo wahuye n'ibintu byiza gusa, wumvisha ibintu byiza, warebye n'ibintu byiza, icyo gihe umunsi uba wawutangiye neza. Rero kugira ngo umunsi wawe utangire neza, buriya wumvishe izi nkuru nk'izi ngizi zubaka ku Nkoranya TV, hari ikintu buriya uba wiyongereyeho mu tuntu tw'ubwenge uba wamenye uwo munsi. Noneho dutangire na story yacu, za story z'ubwenge. Icyo gihe ntabatindiye dutangire neza n'inkuru yacu. Ngo umunsi umwe umusore mutoya yafashe umwanzuro wo kuba yashaka umugore. Nk'umuntu wari ufite ubukwe, yegereye papa we aramubwira ati, papa, nagira akantu nkwisabira. Urabona ntinabasha kumanajinga ibintu byanjye byose. Urabizi ubukwe butera stress, ibintu byinshi biki n'iki, ibyo ntinakwirirwa mbitindaho. Rero ndakwinginze, papa, dore nkuhaye liste y'inshuti zanjye, zihamagare zose nta n'umwe usize inyuma, bose ubabwire ko mfite ubukwe, ubahe invitation. Umusaza nk'umuntu wari ugiye kubona umukazana, ibyo yabyumvishe vuba cyane, ati cyane rwose muhungu wanjye, nk'uko yabivuze. Papa we yarabahamagaye. Ntibyatinze ku munsi w'ubukwe, umuhungu yaje atarwiyambitse, aza yiruka cyane, yanarakariye se, aza yirukanka asanga papa waho yarari yanarakaye. Ndagira ngo wumve amagambo bavuganye. Aramubwira ati, papa, ko nagusabye gutumira inshuti zanjye zose, wankoreye ibiki? Muzehe ati, ariko narabahamagaye mwana wanjye, byo wansabye narabikoze. Umuhungu ati, papa, kuri liste naguhaye hariho abantu 50, ariko kuki ndi kubona abantu 5 hano bonyine? Papa waramusubiza ati, nahamagaye buri umwe, ndetse bose twaravuganye. Narababwiye nti, dore mugenzi wanyu afite ibibazo bikomeye cyane, akeneye ubufasha bw'inshuti ze. Nabasabye bose ko bazazira igihe kimwe uyu munsi. Rero wihangayika mwana wanjye, izi nizo nshuti zawe za nyazo. Wumvisha akantu ariko umusaza w'umunyabwenge. Ariko mwana wa, urakeka njye ndi ikigoryi? Ati, nagiye mbatumira mbabwira ko ufite ibibazo bikomeye cyane, inshuti zawe bagomba kuza bakakuba hafi bakaguha ubufasha. Rero wihangayika, abo uri kubona hano nonaha nibo inshuti zawe za nyazo. Umva umusaza w'umunyabwenge we, wumvisha akantu ariko umva. Reka nkubwire, inshuti ukeka ko ari izawe ntabwo zizigera ziba izawe habe namba, kuko niyo si dutuyemo. Tubashimira abakoze subscribe, felicitation rwose. Noneho niba utarakora subscribe, babwira ngo mutazacikwa n'izindi stories z'ubutaha z'ubwenge kandi ziba zirimo isomo. Bye bye, ciao ciao.